ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Ndashimye cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Bakristo b'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda, bene data dufatanya mu bihe byiza byo gusenga buri gitondo mu mwanya wa nibature, tubyutse dushima Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye Imana yaturinze, Imana nishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda. Dutangije icyumweru kubwira Imana ngo izahabe, izaturinde, izakurinde, izarinde intambwe z'ibirenge byacu, kandi Imana izatwigaragarize. Imana nishimwe rero, ndakwinginze ngo ubanze Imana hose muri byose, ikugerere na hahandi utagera mu mutima w'abana b'abantu. Imana ihakubere ibikuberemo muri iki cyumweru. Imana nishimwe cyane. Uyu mwanya wa nibature tubyutse duhereza Imana yacu icyubahiro, kandi tubyutse twongera gushima Imana itabura uko ibigenza, Imana y'inyembabazi, Imana iduhaye gift yo kubyuka duhumeka umwuka w'abazima. Aho uri hose, waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, uri ku migabane itandukanye, ndakwinginze ngo uhereze Imana icyubahiro kuko igufiteho umugambi mwiza. Nyemerera rero muri iki gitondo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Nahaye teme ivuga ngo gutindana n'Imana. Gutindana n'Imana, gutinda imbere y'Imana, gutinda usenga, gutinda ukora imirimo ikwiriye abihannye, abizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Gutindana n'Imana, gutindana n'Imana bigira umugisha. Gutindana n'Imana ubiboneramo inyungu zitandukanye. Gutindana n'Imana biguha amahoro. Gutindana n'Imana, gutindana n'Imana urindirwa mu buntu bwayo. Gutindana n'Imana igushyira mu bwihisho bwayo. Gutindana n'Imana wumva imvugo yayo. Gutindana n'Imana umurikirwa na Mwuka Wera. Gutindana n'Imana ni iby'igiciro mwene data. Nakwifuriza ko iki cyumweru wibaza kuri iryo jambo, ugatekereza ku mibereho yawe, ukareba aho wanyuze, ukareba ibyo urimo. Ese utinze mu biki? Ese utinda ukora ibiki? Ese uri hehe? Umutima wawe n'imitekerereze yawe, ibyo utindamo ni ibiki? Ye nakubwira ngo muri kamere yawe ujye utindana n'Imana, ujye utinda mu bihe byo kubaha Imana, utinde mu bihe byo gusenga. Imana nishimwe cyane. Mu gitondo numva inyoni ziririmba zihimbaza izina ryawe mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe ntirondore. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Igitabo cya Zaburi, ni igitabo cya Dawidi, Zaburi 25. Dusome duhereye ku murongo wa mbere, turavuga ku murongo wa 3 gusa. Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye. Ne gukorwa n'isoni, abanzi banjye be kunyishima hejuru. Imana nishimwe cyane. Iri ni isengesho rya Dawidi. Yari ari mu bigeragezo bitandukanye, arangije ariherera nk'uko nkwinginga ngo nawe ujye ufata umwanya wiherera usenga Imana yawe. Dawidi ariherera arasenga, aravuga ati Uwiteka ni wowe ncururiraho umutima. Nakubwiraga gutindana n'Imana. Iyo utindana n'Imana mu mutima wawe, iyo ugeze aho urushye, uravuga ngo Mana ni wowe buruhukiro bwanjye, ni wowe wampa umutuzo, ni wowe wampa amahoro yo mu mutima. Dawidi abivuze neza rero, aravuze ngo ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye. Nawe ugomba gutindana n'Imana, ukiringira Imana muri byose. Nibitarasohora, Imana izabisohoza yewe. Nubwo ubona ukiri mu kaga, ukiri mu kigeragezo, ariko Imana izashyiraho iherezo. Nakubwiraga ngo Imana niyo rurangiza rwa burundu, niyo irangiza ikigeragezo bikemera. Wowe icyo ngusaba nuko watindana n'Imana, ugatinda mu bihe byo gusenga, ugatinda wizera Imana, ugatindana n'Imana. Hanyuma Dawidi rero
akomeza avuga ngo mana yanjye ni wowe niringiye ne gukorwa n'isoni. Reka nkubwire, birashoboka ko hari igihe wakozwe n'isoni, ariko Imana igikuraho uko gukorwa n'isoni, ahari isoni ahari ikimwaro ikakwambika umwambaro w'icyubahiro, ahari isoni ahari ikimwaro igasibanganya amateka igakora andi mateka mashya ku buzima bwawe. Urugero, ushobora kuba warakozwe n'isoni cyagiye wananiwe kwishyura ideni, ariko Imana ikaza ikongera ikakuremera ubundi buzima, ikaguha gucuruza ukunguka cyangwa igafungura umuryango w'akazi ukinjiramo ukishyura ya madeni yose. Imana yarangiza ikakubakira irindi zina, nawe ugahinduka uwo kwizerwa. Imana nishimwe. Rero Dawidi we yaravuze ngo neye gukorwa n'isoni. Imana ishimwe. Nubwo uwakozwe n'isoni, ariko dufite Imana rata imwarura. Waramwaye cya gihe, ariko Imana uyu munsi niwemera gutindana n'Imana, ukemera kuba mu bihe byo gusenga, ukemera guhinduka umukristo, Imana izakumwarura. Dufite Imana ivura umwaku. Imana nishimwe cyane. Hari igihe uvuga ngo ni umwaku wagize, ariko emera Yesu Kristo aba ari ugukorera deliverance. Wivanemo ibyo kuvuga ngo hari umuntu wagukorera deliverance. Yesu Kristo nasanze ari we ukora deliverance. Iyo wemeye gutindana na Yesu Kristo, ukemera yuko amaraso ya Yesu Kristo agukorera deliverance, Imana ikuvura umwaku. Imana ishimwe cyane. Dawidi aravuga ngo neye gukorwa n'isoni. Hanyuma akomeza avuga ngo abava mu isezerano ari nta mpamvu. Birashoboka ko nawe wavuye mu by'Imana yagusezeranije. Birashoboka ko wigeze usenga, Imana ikakubwira ko izakugirira neza. Niyo wakumve ijambo rivuga ngo nzakugira neza, nzakurinda, nzakurengera, nzaguheka ku mugongo mwana wanjye, imvi zawe zizarinda ziba uruyenzi, nyiguhetse ku mugongo. Iryo jambo ukaba uzi ko wigeze rinyura mu matwi yawe, ariko warangiza ukava mu isezerano ari nta mpamvu. Aho ngaho wakoze ikosa, kuko waratandukiriye, uragenda wongera usubira mu byaha. Iki gitondo cy'uyu munsi ndakwinginze ngo wihane, ugaruke kwa so mu rugo, ugaruke wongere rata utindane n'Imana, ugaruke mu gusenga, ugaruke wongere wihane, ugaruke mu bihe byiza byo gusenga, ugaruke mu nzira nziza, ugaruke mu gukora imirimo ihesha Imana icyubahiro. Imana nishimwe. Dawidi aravuze ngo abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Imana idusange. Niba waravuye mu isezerano ukava mu byo warahiriye, ukarahira ko uzaba umukristo, ukaba wararahiye, ukaba warigeze ukora amasengesho, ukakora jeni inshuro nyinshi, ariko uyu munsi ukaba warabirambitse, ukaba waravuye mu isezerano wasezeranye n'Imana. Imana ntiyigeze igutererana, Imana ntiyigeze iguhemukira, ariko wowe wayiteye umugongo. Garuka wongere Imana ikugire neza, kuko dusanze ngo abava mu isezerano ari nta mpamvu, abo ngabo bakorwa n'isoni. Nawe urabizi ko hari igihe isoni zagukoze, uravuga ngo hari igihe nari nifitiye amahoro, ngo igihe nari ndi mu bihe byiza byo gusenga, igihe najyaga imbere y'Imana najyaga ngira amahoro yo mu mutima. Nagiraga ngo nkubwire, icyo nkwifuriza ni uko wafata icyemezo cyo gutindana n'Imana, ugatinda ukora imirimo ikwiriye abihannye, ugatindana n'Imana muri iki cyumweru. Ndakwinginze ngo ubigerageze, gerageza gutindana n'Imana, gerageza gufata umwanya wiherere maze usenge. Imana ishimwe cyane. Shalom shalom. Ndabakunda cyane, mbifurije icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha. Muzahahe muronke, ijisho ry'Imana rizabagwireho cyane, kandi imbaraga z'Imana zibagote, umucyo wera ubavire. Shalom shalom. ineza yawe